Mwandike muri comment umuntu usaka yitwa ngo iki, umuntu uririmba ni umuririmbyi, umuntu uvoma ni umuvomyi, umuntu uvuga amakuru ni umunyamakuru, ese umuntu usaka ni umuki? Nyirigira umwanya rero nkunda kwirahira abasangize iteto. Twahageze kuri Semugeshi Jean Damascene, twakiriye umukozi w'Imana, ariko ubwo muzi ko ari Ndera, reka mu mwanya bwibwire. Nanjye nitwa Semugeshi Jean Damascene, nkaba ndi umuhanzi urimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kandi nkaririmbira n'abageni. Mwabyumvise rero twakiriye umuhanzi, umuririmbyi, umukozi w'Imana, ariko nyine hari akabazo nabajije umuntu bushize ubwo twari hano kuri icano, ndamubaza nti ko umuntu uririmba bamwita umuririmbyi, umuntu usaka abantu we bamwita ngo iki? Wenda ku muryango w'ahantu hari bubere ibirori akaba ashinzwe gusaka abinjira, uwo muntu yitwa ngo iki we? Umuntu usaka abantu wenda nk'ahantu hari bubere ibirori biterwa n'uwo ari we, hajya bari umusekirite cyangwa se ariko nko mu rusengero abantu wenda tugira abantu bacunga umutekano, ko abantu bacunga umutekano tubita abadiyakoni, kandi bo ntago basaka, bo nyine ni abadiyakoni badufasha mu murimo w'Imana. Umuntu usaka mu birori runaka we yitwa ngo iki? Yitwa umusekirite. Ntago yitwa umusatsi? Yitwa umusekirite. Ariko si ubwo umusekirite ni Ikinyarwanda, mu Kinyarwanda twavuga ngo iki ubwo ngubwo? Nyine ushinzwe umutekano. Ntabwo byemeye neza. Mwebwe abadukurikiye mwandike muri comment umuntu usaka yitwa ngo iki? Umuntu uririmba ni umuririmbyi, umuntu uvoma ni umuvomyi, umuntu uvuga amakuru ni umunyamakuru, ese umuntu usaka ni umuki? Reka rero wenda nagaciyemo abadukurikiye, ntekereza ko bishimiye kukubona. Hari haciye igihe kinini rwose utazi imbere ya kamera ngo uganirize abakunzi bawe, ese n'iki wabagenera, n'icyo bateganyiriza muri iyi minsi? Cyane cyane manje gusuza abakunzi banjye bankurikirana umunsi ku munsi, bakurikirana ibikorwa byacu kuri icano ya Semugeshi Jean Damascene. Imana ibaha umugisha, buriya ukoze ibikorwa byawe abantu bakabikurikirana bakabireba, aba ari byiza, bakatanga komenti, bagakanda na subscribe na share na komenti, nyine babisangiza n'abandi, aba ari byiza. Buriya Imana ibaha umugisha, n'abandi batari bakajya kuri icano aribwo babonye ikiganiro, nabashikariza gushikira umurimo w'Imana, ari byiza. Buriya Imana iguha umugisha, buriya nibyo bya mbere, ugashikira umurimo w'Imana, buriya gushigikira umurimo w'Imana ni byiza. Ubwo rero nibajyeho kuri icano ya Semugeshi Jean Damascene bashigikira umurimo w'Imana, kugira ngo umurimo w'Imana ubashe kugera kure. Murako twebwe turi gusangiza bene data ibikorwa by'umurimo w'Imana, twifuza ko byagera hose, buriya aba ari byiza, niyo mpamvu mbasabe umugisha ku Mana, Imana ibaha umugisha. None Semugeshi Jean Damascene, ese umuntu akubona hano kuri icano gusa, nta yindi cano ushobora kuba waratambutseho cyangwa se ujya unatambukaho? Kuri icano ntabwo nakagera igihe cyo kuvuga ngo ndajya ku yandi macano. n'Abayo TV, usibye kuri cano ya Abayo TV naho muze mujyaho mushikire, buriya ni byiza gushikira umurimo w'Imana, mukande subscribe, mukoreshe na komenti, aba ari byiza, musharinge n'inshuti zanyu, aba ari byiza kugira ngo umurimo w'Imana ugere kure. Tudatinze rero ndagira ngo wenda tuve mu magambo ahubwo tujye mu bikorwa. Hari akaririmbo kamwe wagenera abadukurikiye muri aka kanya? Akarimbo kamfasha ngiye gusangiza inshuti za bene data baba badukurikiranye. Ngo turagushima Mana, Imana yacu yo mu ijuru, yatanze umwana wayo Yesu Kristo, adukura mu mbata ya Satani, aduhuza n'Imana Data, aduha amahoro n'umunezero. Turagushima Mana, Imana yacu yo mu ijuru, yatanze umwana wayo Yesu Kristo, adukura mu
mu mbata ya Satani, aduhuza n'Imana Data, aduha amahoro n'umunezero. Habwa impundu, habwa impundu Mwami, habwa impundu Mana yera, wakoze imirimo ikomeye umwana w'umuntu atari gushobora. Habwa impundu, habwa impundu Mwami, habwa impundu Mana yera, wakoze imirimo ikomeye umwana w'umuntu atari gushobora. Igihe wari ku musaraba wadukuye mu byaha, igihe wari ku musaraba twababariwe ibyaha. Ni wowe watsinze n'urupfu, wakoze imirimo ikomeye. Ni wowe watsinze Satani, wakoze imirimo ikomeye. Igihe wari ku musaraba wadukuye mu byaha, igihe wari ku musaraba twababariwe ibyaha. Ni wowe watsinze n'urupfu, wakoze imirimo ikomeye. Ni wowe watsinze Satani, wakoze imirimo ikomeye. Habwa impundu, habwa impundu Mwami, habwa impundu Mana yera, wakoze imirimo ikomeye umwana w'umuntu atari gushobora. Habwa impundu, habwa impundu Mwami, habwa impundu Mana yera, wakoze imirimo ikomeye umwana w'umuntu atari gushobora. Mwakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ntekereza ko abantu bafashijwe n'iyi ndirimbo. Rero turimo kugana ku musozo, ndagira ngo mutange adresse yanyu, nimurangiza ugire ubutumwa wagenera Vestine ugiye gukora ubukwe, ndetse na Boniface umwana we yatwaye igihembo cy'umuntu witwaye neza, ndetse n'abantu bari kumushimira cyane bavuga bati ni umubyeyi mwiza bitewe n'ukuntu yareze umwana we neza. Ndagira ngo uratanga nimero yawe, unagira ubutumwa ugenera Vestine, unagire n'ubutumwa ugenera Boniface, ubundi tusenga Imana dusoza mu izina rya Yesu. Nomero yanjye hari uburyo wenda nk'abantu baba bashaka nkaza mbaririmbira mu buryo nyine bwo kurimbira abageni. Nyine ndi umuhanzi urimba indirimbo zo kuramya Imana, zo guhimbaza no kuramya Imana, nyine nkarimbira n'abageni. Ubwo rero hari nk'umuntu ushaka ko namuririmbira wenda mu buryo nyine mu buryo bw'abageni, uburyo nyine aba yakoresheje nk'ubukwe, akashaka wenda nk'umuntu wamuririmbira mu bukwe, ndahari. Kandi ni byiza buriya indirimbo zirimo ijambo ry'Imana, ni indirimbo zirimo inyigisho. Ubwo rero buriya ngiramo n'indirimbo ivuga ngo ngira indirimbo nkunda cyane naririmbye ivuga ngo muraberewe, ngo muzagire urugo ruhire. Ubwo rero nka bene data hari inshuti zanjye nyine ziba zinkurikirana, ziba zifuza ko nyine nabaririmbira. Nomero zanjye ni 07 10 99 301, 07 10 99 301. Ubwo Tigo ni 073330, ubwo ni Airtel 073330 86,854. Ubwo nizo nomero zanjye. Ubwo nyine ushaka ko nyine namuririmbira, namufasha nyine muri icyo gikorwa cyo kumuririmbira mu bukwe, yampamagara nyine akabimbwira. Kimwe n'abashaka gutera impunga umurimo w'Imana, nabyo batera impunga bafite ubushobozi. Nyine hari uburyo Imana ishobora gukoresha abana bayo, hari uburyo bishimira nk'ibikorwa dukora, akaba yifuza ko yashyigikira umurimo w'Imana. Gushyigikira umurimo w'Imana ni byiza, kandi buriya n'Imana ibiguheramo umugisha. Ubwo rero nomero zanjye mwamboneraho, nomero zanjye ni izo.
ubwo rero ikindi gikorwa nyine hari amagambo ngomba kubwira Vestina uzakoresha ubukwe, niko Imana imukunda, nakomere kandi Imana iri kumwe nawe. buriya ukoresheje ubukwe n'Imana iragushyigikira kandi ifite ubushobozi n'ububasha kukurinda, ntacyo uzaba. Imana izagushyigikira mu bikorwa byawe, bizere ko Imana iri kumwe nabo kandi ubukwe bwabo buzagenda neza. Ikintu tugomba gukora nka bene data, tugomba kubasengera, tugasengera ubukwe bwabo buzaberamo n'igitaramo kugira ngo bizagende neza. Ubwo rero Imana ikomeze ibashyigikire mu bikorwa bakora. Turabakunda kandi tugakunda n'ibikorwa byabo. Ubwo n'uriya mwana watwaye igihembo ni byiza, buriya ufashe igihembo n'ababyeyi bawe barabyishimira. Nk'umunyeshuri aba yifuza gutsinda, akaba yifuza ko nyine yaba uwa mbere. Buriya n'uriya watwaye igihembo rero yabaye uwa mbere, buriya ababyeyi be barabyishimiye kandi natwe twarabyishimiye nk'inshuti ze. Ubwo rero ni byiza akomerezaho, agomye gusenga, akurire mu Mana, ntakave mu Mana. Kimwe mbwira n'izindi nshuti zanjye, buriya gusenga ni ibya mbere. Gusenga uboneramo amahoro, gusenga harimo imigisha myinshi. Ubwo rero gusenga ni imibereho, gusenga ni naho ibintu byose dukora tubishyira mu Mana, buriya Imana ikaza ibisohoza. Ubwo rero ni byiza, ndabwira inshuti zanjye, abadukurikirana n'abakurikirana Abayo TV, ko buriya gusenga nibyo bya mbere. Nubwo waza urareba ibikorwa byacu, ariko twikwifuriza kumenya Imana. Utari wakamenya Imana, tukwifuriza ko wamenya Imana. Nibyo bya mbere. Buriya umenya Imana aba ari byiza, ni nabyo natwe twishimira, kubera ko natwe twabaye mu nzira tutari twakamenya Imana. Ariko tuboneye Imana, twaboneyemo amahoro umuntu atabasha kuguha. Amahoro atangwa n'Imana gusa. Aya mahoro rero, ufite amahoro nibyo byiza. Buriya ntiwagira kugira ubutunzi budafite amahoro ntacyo bumaze. Ariko ufite amahoro hagakurikiraho n'ubwo butunzi, aba ari byiza. Ubwo rero amahoro n'Imana iyatanga, nta wundi uyatanga. Ubwo rero mwiringire Uwiteka niwe utanga amahoro. Kandi icya mbere cyo, buriya turabashishikariza kumenya Imana. Urubyiruko ruri mu biyobyabwenge turashishikariza kumenya Imana. Ruve mu biyobyabwenge, natwe twabinyuzeho, ariko aho twabiviriyemo twabonye ibintu byahindutse mu buzima bwacu. Ubwo rero ni byiza kumenya Imana, kandi cyane cyane nyange impamvu mbivuga ho nakijijwe, nakiriye Umwami Yesu n'Umukiza. Naboneyemo imbaraga ze zikomeye, rivuje byaranze, naboneyemo ukuboko kw'Imana. Niyo mpamvu nyange mbwira umuntu wihebye ngo nahumure, Uwiteka aramuzi. Nubwo yaba ashonje, ariko hari igihe kizagira akarya, we asenge avuga ati Imana ndashonje, ariko nizeye ko utanga ibiryo. Ati Imana ndashonje, nizeye ko ufite imbaraga zo kunkura muri ubu bukene. Nta kigeragezo kitarangira. Wizere ko kizarangira, kubera ko ni Imana nifite ubushobozi bwo kukirangiza. Wowe wiringire ko Imana ihari kandi Imana ikora. Imana ikurinda utambutse mu gihe ushobora gutambuka uhura n'impanuka, ariko hari Imana ikurinda mu gihe uri gutambuka uhura n'ibinyabiziga, mu gihe utambuka ugenda mu mihanda. Buriya turindwa n'Imana ikomeye, kubera ko Imana nifite ububasha bwo kukurinda. Wowe ntiwakwirinda ngo bishoboke, ariko Imana nifite imbaraga zo kukurinda. Ubwo bene data, abakunda Kristo, ndababwira ko hari Imana ifite imbaraga, hari Imana itanga ibyishimo, hari Imana itanga amahoro, hari Imana itabara Abayo, hari Imana ikiza indwara zananiranye. Imana irazikiza. Urumva, nanjye nabonye mu kuboko kw'Imana nkize uburwayi nari narivuje byaranze, ariko Imana yarankijije. Maze kwakira Umwami Yesu n'Umukiza, urumva, irankiza ati mwana wanjye nzagukiza. Ariko yarankijije, nabonye ukuboko kwayo, nabonye ukuboko kwayo gukomeye.
ubwo rero reka dusenge dushima Imana, nsengera n'abarwayi, sengera n'abafite ibibazo, sengera n'abihebye ngo Imana ibaha amahoro, sengera n'uburiya bukwe bwa Vestina ngo Imana izabukomeze, izaba ari ibwiyoborera na kiriya giterane bazakoresha. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana iri hejuru ya byose, urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga n'ubushobozi, urategeka kandi wavuga bigakomera. Mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga, turakwereka Mana abantu bihebye, ubahumurize, ababuze amahoro yabahe kwa kari uyatanga, n'ufite imbaraga zo gutanga amahoro. Mu izina rya Yesu bo ntacyo bakwishoboza, ariko Uwiteka ushoboye byose, wongerera ukwizera kwa kari urutanga ukwizera. Mu izina rya Yesu ubashikire kwa kufite imbaraga, abari mu biyobyabwenge bakure mu biyobyabwenge kwa kufite imbaraga, bo ntacyo bakwishoborera, ariko Uwiteka ushoboye byose. Mu izina rya Yesu turabakweretse Mana kwa kufite imbaraga. Mu izina rya Yesu turakwereka Mana kiriya giterane cya Vestina Mana na Dorokasi Mana, buriya bukwe bwabo buzaberamo igiterane Mana kwa kufite imbaraga. Mana ubongerere umugisha gukora kari ubutanga kwinjiza kwa kufite imbaraga Mana. Mana inyigisho dutanga zihembura imitima y'abana bawe, zubaka imitima y'abana bawe Mana, zikiza imitima y'abihebye. Imana inyigisho dutanga zibahumurize Mana, turakwinjize Mana, Mana kwa kufite ububasha. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.